Ubwiza ntabwo ari ikintu kigira ibara cyangwa se ngo kigira ijwi ryihariye cyangwa se uruhu rwacyo. Ibi ngibi impamvu nuko umuntu ashobora kuba ari igikara kandi ukabona yuko ari mwiza, yaba ari umuzungu ukabona yuko ari mwiza, yaba ari n'inzobe rwose nta kibazo ukabona yuko ari mwiza. Bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agaragara neza, bimwe mu bintu bishobora gutuma usa neza cyane ukuntu kose waba umeze, ni uruhu rwawe. Abantu benshi rero mu moko atandukanye y'impu zabo baba bifuza yuko impu zabo zishobora kuba zisa neza, ni ukuvuga zikeye nta nkovu cyangwa se ibindi biheri biriho. Uburyo ushobora gukoresha kugira ngo uruhu rwawe ruke kandi ruse neza ni uburyo bufite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwawe, kubera ko bishobora kugira ingaruka nziza cyane kuri wowe cyangwa se nanone rukaba rwabyangiza cyane. Ibyinshi mu bicuruzwa by'amavuta bishobora gukesha uruhu rwawe nibyo, ariko kandi ibi ngibi kubera yuko ari ibintu biba byaraciye mu nganda biba bishobora no kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bwawe. Bishobora rero kwangiza uruhu rwawe cyane kandi bikarangira ibintu byifashe nabi kurenza uko mbere byari bimeze. Icyo gihe rero bivuze yuko mu gihe ushaka yuko uruhu rwawe rusa neza, rukaba ari uruhu rugaragara nk'aho ari karemano kandi rukaba ari uruhu rwizewe, ikintu ugomba kwitaho cyane ari ibintu byo kurusiga. Muri iki kiganiro reka tuganire kuri bumwe mu buryo bukunzwe kandi bukoreshwa cyane hirya no hino ku isi bushobora gutuma uruhu rwawe rworoha, rukaba rwacya, inkovu zose zaba ziriho zikavaho, uruhu rwawe rukagaragara rwose neza cyane. Uruhu rwawe rero hari n'igihe rushobora kuba rwijimye kubw'impamvu runaka zigiye zitandukanye, ariko kandi nukoresha ibyo tugiye kukubwira, uruhu rwawe ruzongera ruse neza, ari nabwo uzongera ugasa inzobe nimba mbere wari inzobe. Mu gutangira reka tubwire ko ikintu cya mbere gishobora kugufasha ari umutobe w'indimu. Indimu ni ikintu kizwi cyane kandi kimaze imyaka myinshi gikoreshwa mu gutuma uruhu rw'umuntu rusa neza cyane. Indimu kandi ikaba inafasha uruhu rwawe kuba rwakweruruka kandi rugasa neza. Indimu ihangana n'izindi ngaruka zishobora kuza ku ruhu rwawe, tuvuge nk'uruhu rwawe rusanzwe rurimo imyanda myinshi. Indimu ifite ubushobozi bwo kuba yakura iyo myanda yose mu mubiri wawe. Ifite acide citrique ikora byinshi bitandukanye ku ruhu rwawe, nko kuvanaho ibidakwiye birimo n'umwanda ushobora gutuma uruhu rwawe rwijima, bityo rero bikaba byarangira uruhu rwawe rusa neza, rwerurutse kandi rukeye. Kora umutobe w'indimu rero, hanyuma uyishyire ku ruhu rwawe ukoresheje ipamba. Bireke byumuke mu gihe cy'iminota mikeya, hanyuma nurangiza ubashe gukaraba mu maso. Ibi ngibi ukomeze kubikora nka 2 cyangwa se 3 mu cyumweru kugeza ubashije kubona ibisubizo. Ikindi kintu cya kabiri kizatuma uruhu rwawe rushya kandi rukeruruka ni amata avanze n'indimu. Ibi ngibi ni ibintu by'ingenzi cyane ndetse ntabwo ari mu maso gusa, ahubwo ushobora kuba wanabikora cyangwa se ukabisiga ku mubiri wawe wose. Ikintu bizagufasha rero nuko umubiri wawe uzacya kandi ukeruruka ugereranyije na mbere. Fata amazi ashyushye biringaniye, hanyuma usukemo amata ahagije ariko nanone atangana n'amazi. Nurangiza ukande n'umutobe w'indimu, hanyuma byose ubivange. Nurangiza no kubivanga utegereze byibura nk'isaha, hanyuma wiyuhagire. Bino numara kubyisiga cyangwa se gusa n'ubyoga, uzategereza iminota nka 20 cyangwa se 30, hanyuma ukaraba amazi meza ndetse n'isabuni. Bizatuma uruhu rwawe rweruruka, imyanda yose yari ruriho ibashe kukuvaho, ubashe kumera neza cyane. Ikindi kintu kizagufasha kuwagira uruhu rwiza kandi rusa neza ni igikakarubamba. Gerageza gukoresha ibintu bisanzwe byagaragaye yuko byoroshya uruhu kandi bigatuma uruhu rwawe rushya ugereranyije na mbere. Bimwe rero mu byo wakoresha harimo gukoresha indimu, ubuki ndetse n'igikakarubamba. Ibi ngibi byose rero birimo ibintu byoroshya uruhu rwawe kandi bikaba bizafasha cyane kuri iki kibazo. Kuba wafata igikakarubamba, indimu cyangwa se ubuki ni ibintu bizatuma mu maso yawe hata neza, hake kandi n'umwanda wose uri mu maso yawe ubashe kuvamo. Nyuma noneho uzoga n'amazi y'akazuyazi. Ibi ushobora kubikora inshuro nyinshi ku munsi nk'ibyumweru 3 cyangwa se 4, umubiri wawe uzaba umeze neza nta kibazo. Basike ya yawurute ndetse n'ubuki bivanze nabyo byagufasha kugira uruhu rwiza cyane rwerurutse kandi biri karimano. Yawurute irimo imisemburo yoroshya uruhu ndetse kandi ikaba inatuma uruhu rwawe rucya rukavamo ibintu byose biba birimo, bityo uruhu rwawe rukanabasha guhumeka neza. Ku rundi ruhande, ubuki nabwo bugira ububere bwinshi kandi bukabunarwanya bakteri n'ibindi bintu byose bishobora kuba imbere mu ruhu rwawe. Icyo ukora rero hano ni ukuvanga ibyo ngibyo uko ari bibiri kugira ngo ukore mask y'intungamubiri kandi yakugirira akamaro. Nurangiza kuyikora rero utegereze iminota 5, hanyuma nishuru ubashe kubyisiga. Ubimarisha iminota 20 ku mubiri wawe, hanyuma ukarabe n'amazi y'akazuyazi. Iyi mask nayo izagufasha cyane ndetse izanatuma uruhu rwawe rusa neza, imyanda yose irimo ibashe gusohoka,
uruhu rwawe rweruruke bityo ugaragare neza cyane. Ikindi kintu wakoresha mu kwerurutsa uruhu rwawe ni ugukoresha ipapayi. Ipapayi irimo imisemburo yitwa papayine, ikaba ikora mu koroshya uruhu ndetse no gutuma rusa neza cyane. Ikindi ikaba ifasha kweruruka kandi rukajya gusa inzobe. Ipapayi ifate nurangiza uyikate mu duce tugiye dutandukanye, hanyuma uyisige ku ruhu rwawe ubeke yimara iminota nka 20. Nurangiza ubikarabe ukoresheje amazi y'akazuyazi. Bikore nka rimwe cyangwa se inshuro ebyiri ku munsi mu cyumweru, uza bageze ku gisubizo cyabyo. Ikindi kintu kizagufasha kugira uruhu rwiza kandi rusa neza ndetse rwerurutse ni igishishwa cy'ibirayi. Ubu ni ubundi buryo busanzwe bwo gukesha uruhu rwawe kandi butagira ingaruka ku buzima. Igishishwa cy'ibirayi rero nacyo kikaba cyabigufashamo cyane. Kiba kirimo vitamine yitwa B6. Iyi ngiyi ikaba ari vitamine ifasha gutuma uruhu rwawe rucya kandi rugasa neza cyane. Icyo wakora rero ni ugufata igishishwa cy'ikirayi ariko ikirayi wabanje kuronga neza, hanyuma warangiza ugasa n'ugisya cyangwa se ukakirapa. Ahangaha ariko ukaba wanakoresha ibirayi mu gihe ibishishwa byabyo byaba birimo birakugora. Nabyo urabifata ukabironga neza, hanyuma warangiza ukabikatamo uduce twinshi tugiye dutandukanye. Nyuma yaho noneho ufata n'umutobe w'indimu, hanyuma ukawuvanga na bya birayi wacucumye, warangiza ukabyisiga. Numara kubyisiga ubireke bimara iminota 20 cyangwa se 10, nurangiza ukarabe. Ibi rero nabyo bikaba bizagufasha gutuma uruhu rwawe rusa neza kandi nta zindi ngaruka bizagira ku buzima bwawe. Urubuto rw'amacunga narwo ruzagufasha cyane. Icunga kimwe n'indimu bibamo vitamine yitwa C ndetse na lactic acid. Ibi ngibi byombi rero bikaba ari ibintu bizwiho gukesha uruhu cyane kandi mu buryo karemano. Intungamubiri zigize amacunga zirinda ingaruka mbi zishobora kuza ku ruhu rwawe zitewe n'izuba. Ikindi kandi zikaba zituma umuntu abasha kugira uruhu rwiza cyane. Kamura icunga ryawe hanyuma wisiga amazi yaryo mu isura yawe. Wicare utegereze iminota nka 15 cyangwa se 20. Ubisubiremo kenshi gashoboka byibura inshuro ebyiri mu cyumweru cyangwa se 3 mu cyumweru. Bikaba bizakurinda kandi uruhu rwawe narwo rugakomeza gusa neza cyane. Kokombure ni ikindi kintu kizagufasha cyane mu gihe wifuza kugira uruhu rusa neza cyangwa se nanone ufite ibibazo by'uruhu bisanzwe bidakira. Ikikora rero ihuza collagen kandi kanatuma uruhu rwawe rusa neza cyane. Ituma kandi uruhu rwawe rwisanzura rukabasha guhumeka neza, kubera ko ifasha mu gusohora imyanda bityo umubiri wawe nawo ubwawo ukabasha guhumeka neza. Icyo ukora rero ushobora gukoresha kokombure mu buryo bwari bwo bwose bw'uruhu, byaba ari ukuyisiga, byaba ari ukuyirya cyangwa se nanone kuyinywa. Icyo wakora cyoroshye ariko ni ugukata kokombure hanyuma warangiza ukayishyira ahantu ubona ufite inkovu cyangwa se nanone haje amabara ku ruhu rwawe. Urayiharikira rero maze mu kanya gatoya warangiza ugakaraba ukoresheje n'amazi y'akazuyazi. Ikindi kintu gishobora kugufasha kugira ngo uruhu rwawe ruse neza kandi mu buryo karemano ni inyanya. Inyanya nazo zoroshya isura yawe kandi zikanagabanya umwanda mu ruhu rwawe. Fata urunyanya hanyuma nurangiza urusige mu maso yawe ubireke nk'iminota 15. Nurangiza uze gukaraba n'amazi y'akazuyazi. Ibi ukabikora 4 cyangwa se 3 mu cyumweru, kubera ko nyuma yaho uzabona ingaruka nziza cyane ku ruhu rwawe. Ikindi kintu kiza cyagufasha ni pome y'icyatsi. Pome y'icyatsi ni urubuto rwiza cyane mu buryo bugiye butandukanye, yaba ari ukururya cyangwa se kurwisiga, byose ni ibintu byiza cyane ku ruhu rwawe. Icyo ukora rero ufata pome y'icyatsi hanyuma ukayikatamo uduce, warangiza ukayisiga ku ruhu rwawe. Ibi ngibi rero bikaba bizafasha kongera ubutembere bwiza bw'amaraso mu mubiri wawe ndetse binagufasha gutuma uruhu rwawe rucya kandi ruse neza. Ikindi kintu cyagufasha gutuma uruhu rwawe rusa neza kandi mu buryo karemano ni isukari. Isukari ni kimwe mu bintu bizwiho kuba bibi cyane mu gihe byageze imbere mu mubiri wawe kandi ari byinshi. Mu gihe cyose isukari iri hanze ikora ibintu byiza bituma uruhu rwawe rubasha gusa neza. Cells zapfuye cyangwa se utunyangingo twapfuye ku ruhu rwawe twose tubasha gusohorwa mu gihe cyose ukoresheje isukari. Icyo ukora rero ufata isukari ariko kandi bya byiza ari brown sugar, wongere umutobe w'indimu hamwe n'ubuki maze ubireke iminota nka 15 mu maso yawe. Nyuma uze gukaraba n'amazi y'akazuyazi. Kubikora 2 cyangwa se 3 mu cyumweru bikaba bizatuma uruhu rwawe rusa neza, inkovu ziri mu maso yawe zibashe gushira kandi uruhu rwawe rweruruke mu buryo bwiza cyane.
gusoza, hari abantu bakunze kugira ikibazo cyo kugiramo kwaha umukara. Iki kibazo ni ikibazo cyoroshye cyane gishobora gushira mu gihe gitoya cyane. Icyo ukora, ufata ibirayi warangiza ukabisekura cyangwa se nanone ukabisya, hanyuma warangiza kubikora ukayivanga na baking soda. Iyi ngiyi ikaba ari ifu wagura mu mafarumasi cyangwa se alimentation zitandukanye. Nyuma yo kubivanga rero, urabifata warangiza ukabisiga mu kwaha kwawe. Utegereza iminota runaka, yaba ari iminota 20 cyangwa se 30, warangiza ugakaraba. Ubikora kenshi gashoboka kugeza ubwo mu kwaha hawe hongeye gusa nk'ahandi hose ku mubiri wawe. Reka tukubwire ko gukesha uruhu rwawe atari ikintu kizaza mu munsi umwe, ahubwo yuko ari ibintu ushobora gusaba igihe ndetse yewe kirekire. Ikintu rero ugomba gukora ni ukudacika intege na gato, kandi ukagerageza gusubiramo kenshi gashoboka uburyo bwiza waba warahisemo cyangwa se nanone bwakorohera. Ikindi kintu twakubwira ni uko ibintu karemano wenda nk'igikakarubamba ndetse na kokombure byose nta kintu kimwe gishobora kwangiza ku ruhu rwawe. Rero ubishatse uko wajya ubikora kenshi cyane gashoboka mu cyumweru, nyuma yo kubikoresha mu buryo bukwiye, uzabona inyungu ndetse n'umusaruro mwiza cyane, aho uruhu rwawe ubwoko bwose rwaba rufite, ni ukuvuga rwaba ari igikara cyangwa se nanone ari inzobe, ruzaba rwiza cyane mu minsi iri imbere. Ikindi ugomba kwitondera, niba uri umuntu ufite ibisebe ku mubiri wawe cyangwa se ibindi bibazo by'uruhu, ni byiza cyane yuko wagana kwa muganga akaba ari kugira inama. Ngibyo ibitandukanye twari twateguriye mu kiganiro cyacu cya none. Nkaba mbashimiye cyane mwese mwafashe umwanya wanyu kurushaho. Ndabashimiye rero wowe ugeze kuri urubuga bwa mbere, ndagusaba kugira ngo ntuve udakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose bica kuri uru rubuga bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Wowe umazeho igihe, ndagusaba kugira ngo ubisangize abantu byibura 2, hanyuma turusheho kugira ngo twe kwihererana ibintu kandi twese dukeneye guhinduka twe n'imiryango yacu. Ndabashimiye rero, Imana ibarinde.